Morning waramutse reka turebere hamwe by'umwihariko ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko icyo navuga cyo muri iri joro ibyabaye noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni akaga, ndetse ni nyuma y'uko umutwe wa M23 wari wikuye muri Walikale, ariko navuga ko amasasu arahavugiye bikomeye cyane, ndetse igisirikare cy'u Burundi kiri guhabwa ikigwa gikomeye nyuma y'uko ngo cyatambutseho nijoro rwose, ariko iki gisirikare ngo cyatambutse nijoro ngo byibura ngo gikoze umurongo cyangwa se akiri mu matsinda, byibura buri tsinda rigizwe n'abasirikare 70 mu matsinda agera muri 300 rwose. Urumva ko bari abasirikare benshi bari kuva mu kibaya cya Azizi berekeza hariya Walikale. Zaguye rero mu gice cyangwa se mu ntare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zakoze akazi gakomeye cyane, dore ko rwose zivunnye abanzi abatari bakeya b'abarundi bakomeretse, ndetse bamwe bitaba n'Imana kuko habaye kurasana gukomeye cyane muri aka gace. Uvira naho rwose intambara yari yakaze ndetse rwambikanye aka kanya. Icyo nakubwira cyo gusa, intare za Sarambwe zo ziri gukora ibikomeye ndetse zihagaze bwuma ndetse zinameze neza, kuko zikomeje kugenda zitanga isomo cyangwa se amabwiriza y'urugamba, kuko ziri hejuru cyane ugereranyije. Icyo usabwa ni ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tugiye tubahereza ujye uhita wakira notification ako kanya. Reka turebere by'umwihariko ibyaraye bibereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibiri kuhabera aka kanya. Ni nyuma y'uko M23 yagaragaje ko rwose irekuye kano gace mu buryo bwo gukoresha umutekano cyangwa se bwo kwemera ibiganiro hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Uyu mutwe wa M23 wari ku kano gace, ariko haje kuvugirwamo intambara mu basirikari b'abarundi, by'umwihariko bavaga mu kibaya cya Azizi berekeza berekeza mu mujyi wa Walikale. Mu mujyi wa Walikale naza kukubwira ko izi nyeshyamba za M23 zari zamaze gutangaza ko zavuye muri kano gace, ndetse zikarekuye mu buryo bwo gushakisha umutekano cyangwa se bwo gukora ibyo bavuze ngo babishyire mu bikorwa. Ariko ku rundi ruhande, Antoine Felix Tshisekedi we atangaza amagambo agira ati n'ubundi ni hahandi ibi biganiro tuzagirana, igihe cyose tuzabigiranira biraramuka nta kintu bivuyemo cyangwa se ntacyo bitanze, ni hahandi n'ubundi ndabatwika ndabakubitaho amasasu. Ariko icyo navuga cyo uyu munsi cyangwa se aka kanya, abarundi mama shenge munsuriza abarundi ahantu bari hose, ariko rwose Mana Nyagasani we, izi ntare za Sarambwe ibyo zibakoreye ni agahomamunwa, kuko biteye n'ubwoba abatari bake b'abarundi. Ndagira ngo mbabwire ko bamaze kugwa muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bo bahaguye ku bwinshi bitewe n'uko izi ngabo cyangwa se intare za Sarambwe zateze agaco cyangwa se zavuze yuko rwose zarekuye aka gace rwose, ariko byabaye iby'ubusa. Ni amayeri y'inyeshyamba za M23, ntago ibi bintu bibaho. Muri Uvira noneho, muri Uvira inyeshyamba za M23 hose zirimo ziratanga isomo. Abazarendo nabo bari kurasana bo ubwabo, bazarendo ba FDLR bo bari kurasana hariya za Uvira. Icyo navuga cyo, icyo nakubwira muri iki gitondo haraza Uvira amasasu yahavugiye, ni nyuma y'uko n'ubundi mu ijoro hari ibiturika byaturikiye cyangwa se amasasu yavugiye menshi cyane. Intambara y'inkunduru yabereye mu kibaya cya Azizi, hariya habereye intambara ikomeye cyane, ibiturika byahaturikiye bikomeye cyane, kuko izi nyeshyamba za M23 ziri kurwanira ahantu henshi za Uvira na Walikale n'ahandi hagiye hatandukanye ziri, kuko bano basirikari b'abarundi ntabwo bari kubareka ngo binjire muri Walikale, bitewe n'uko batageraga babishaka, ndetse ko ari amayeri yabo bari bapanze. Ariko abarundi by the way bo bamaze kugenda bitaba Imana, kubera ko rwose barushijwe cyane nyuma y'ejo inyeshyamba za M23 zasohotsemo, ndetse zinatangaza ko zikarekuye. Ariko impamvu zinakarekuye atari uko zirushijwe imbaraga, ahubwo
izi nyeshyamba zatangaje ko ari ukugira ngo bagarure umutekano ndetse bagire ibyo baganira na Antoine Felix Tshisekedi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tujye tubashyiriraho mujye muhita mwakira notification, ariko by'umwihariko wowe wamaze gukanda subscribe uri w'agaciro kuri twebwe, mwaye ikaze.